yamubohaga ntacyo yamumariraga. Yari yarakwise abantu bahoraga baramukingiranye, baramuboshye amaguru n'amaboko, ku buryo amaboko yari yaracitse ibisebe, baramubohesheje urunyururu. Nk'abafundi bazi ibyo ari byo baravuga ngo ni ferabeto ya 6 ariyo babohesheje uwo musore. Igihe kimwe rero umuntu amahinduka kubera umugambi w'Imana, ati umuntu mwamujyanye mu ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe. Nguko uko bashatse imodoka, umuntu baramuzana, abavandimwe baramwakira, batangira kumusabira, baramusabira, batakambira Imana. Umuvandimwe maze kubaza ati ariko ko dusabira umuntu kubohoka kandi akaba akiboshye, Nyagasani Yezu namubohora turabibwirwa n'iki? Ati nimumubohore. Abandi bene bo bati nyamuna aratumara, nimusigeho yaratumaze mwimubohora. Nuko kubera icyizere abavandimwe bari bafitiye Nyagasani, baramusabira, baramubohora, ahita agwa agacuho arasinzira kubera amezi menshi yari amaze adasinzira. Yakangutse yagarutse mu buzima, yatashye yitwaje ya minyururu. Aleluya! Uyu munsi minyururu itubose, Nyagasani Yezu aratubohora, aradukiza, aradutura imitwaro yafungiye kado buri wese. Imana iraduha ubunani, iraduha umwaka mushya. Kristo Yezu akozwe. Reka twumve umuvandimwe nawe adusangize ibyiza Imana yamukoreye. akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Haleluya. Haleluya. Nitwa Oliva Tusenge, nkaba mbarizwa muri paruwasi ya Ruyenzi yitiriwe Mutagatifu Stanislas wa Yezu na Mariya. Hano nkaba ndi kumwe na Santusi Igabaneza Marcelino. Santusi Igabaneza Marcelino. Ishema rye Amari Gloria. Ishema ryayo Amari Gloria cyangwa se Irisinino ni Ruwanje. Rero nkuko mubibona mpagaze hano nje gushima Imana kubera ibyiza idahwema kunkorera no gukorera umuryango wanjye. Ubuhamya bwanjye rero burimo ibice bitatu. Hari igice cy'urushako, ubuzima nabayemo, hakaba igice nabayemo maje gushakana na papa w'ababana maje kwitaba Imana, igice cy'ubupfakazi, kuba umugeni wa Yezu. Ntabwo twapfakaye ahubwo Yezu yaratwigaruriye turabageni be. Hakaba rero n'igice cya gatatu cyo gushima Imana kubera ko yankirije accident mu minsi yashize nkaba ndi muzima mpagaze hano. Haleluya. Haleluya. Maze gushaka rero ntago byoroshye, twahuye n'ibibazo bikomeye, ndwara indwara yo kuva hafi amezi agera mu 9-8 na hanyuma ndivuza ahantu hose hashoboka. Hari n'umudokiteri witabye Imana witwaga Siridiyo wari umuhanga cyane, ntako atagize ariko bakabura impamvu. Twasoma ko twarabakarisamatike kugeza n'uyu munsi muri Bibiliya tugasoma ikintu cyitwa kwitarura. Anaritarura, Abraham aritarura. Nanjye rero mfata umwanya wo kwitarura, nza kwa Yezu Nyirimpuhwe. Bavandimwe mujye mwitarura, mureke ibintu byose muze kwa Yezu Nyirimpuhwe, mujye ku musozi muvugane n'Imana. Naritaruye, abavandimwe baramperekeza muri urwo rugendo, nahamaze iminsi 3 ariko Yezu nahavuye yankijije. Haleluya. Haleluya.
bankoreye ikintu cyitwa gutegwa amatwi. Umuvandimwe aramperekeza turaganira, ndibuka ko yampaye umwitozo wo kujya kwiyunga nanjye ubwanjye, kwiyunga n'ubwenge bwanjye, no kwiyunga nanjye ubwanjye n'abandi bavandimwe nakekaga ko baba wenda baranyangije kugira ngo mbababarire. Hari umusaraba ngendana n'ubu ndawufite muri mareta aho nari nicaye, naragiye harya muri jaride ndeba ukuntu Imana yaremye isi n'ijuru, ndeba umunsi wa mbere, umunsi wa kangahe, kugeza ubwo aremye muntu, njya mu icungurwa rya muntu, ngeraho tugerana igorogota. Haleluya! Mfata umusaraba nari mfite nywushyira hano, Nyagasani Yezu, sinkeneye litiro y'amaraso yawe, igitonyanga kimwe kirahagije kugira ngo nkize. Akayaga gahuhwera karaza. Bimwe byacu by'abakarismatike rero mbumbura muri Bibiliya, hamwe muri Ezekiyeli batubwira amagufwa yumiranye ko yahawe ubuzima. Yezu ankiza gutyo. Yezu nyirimpuwe nahuye nawe. Haleluya! Haleluya! Muri urwo rugendo rero ni naho namaze imyaka 4 ntarabona urubyaro, ariko uyu munsi murababona bahagaze imbere yanyu. Nyuma y'imyaka 4 niho havutse uyu mukobwa mwiza wa Nyagasani witwa Louange Amali Gloria, ishema ryayo, ishema ry'Imana. Haleluya! Haleluya! Imana yacu itanga urubyaro kandi guha igihe gikwiye. Nyuma yaho rero iyo yaguhaye iraguhata, iyo yagukereje mbiragutegera. Yampaye n'umuhungu, njyara kobwa na hungu igaba neza, Marcelino. Abana rero nta handi nabakuye, ni hano kwa Yesu nyirimpuhwe. Nimumumere amashyi n'impundu.